si nk'abantu nabonye bihaye mu KIMENYI na KIMENYI bajya mbyumva babivuga ngo baratandukanye yagiye mu Bufaransa kandi mwebwe Imana ibarengeje na gatuna byonyine imwagaruka umugabo wawe mwirirwa mushoreranye gutya akata muri korodoro uhingukira ku muryango wo hirya agaruka mukubitana amaso hari abantu uzurira gato hano muri iyi mihanda nkazana izawe zose ngo basangira abagabo n'abanyina yego hari abasirenze nk'aba batanu bajyuna abanyina nabo bakabajyuna babajyuna bakajyuna n'abanyina gufotora ntibyari byemewe uri kumva ariko se mutesi niwe muntu famiye ze cyangwa se abamuhagarariye mu gufata inkwano bungutse mbabarira umbwire inkwano maze kwakira n'izinga kandi ubu ziracyaza inkwano ya mbere iya kabiri iya gatatu iya kane mute uyu mugabo wawe yaratsinze mu yihe kipe bamuhaye igikombe none se shu ibiro bikombe ko nabonye babitanga mu mipira y'amaguru ariko da birashoboka ariko ngo riba ari n'isibanira uretse gato kiriya kivuga mwasabiyemo si kininira ngo ibiriya bikombe nabonye babitanga mu mupira w'amaguru ubwo se namwe mwarabukinnye sheri ngo kiba ari n'isibanire rega buriya kiriya kibuga urango kugiheza n'akazi gasaba gatuze barayagaza ugira udushya mutesi rero reka nkwereke mbabarira ushyireho akadomo kuri iyi mpeta iyi nkwano iba ariyo ya nyuma urabura kubara nka zingahe ziri imbere zizamunyuramo impeta none se ko nabonye hari invitation ebyiri hari y'ubururu hakaba n'iriya zose zihuje amatarike bimeze bite ikindi aho muzakora ubukwe namaze kubona ko ari kuri The Right Hotel uwo mugabo wawe biravugwa ko agenda avuga ko iyo hotel ari yo nta n'umugabana yifiteho nta nubwo bagira yari bene wabo na we cyo kora kuba yatanze igikombe biragaragara yuko uri atsinda kiriya kivuga bisaba gatuza no kubona uhawe igikombe biba birenze biterwa n'umusifuzi n'abasimbura hariya hakinwa 120 hajyaho extra time Yes, reka mbasuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza aho muri mwese mukurikirana ibiganiro bya TheDynamicShow amahoro y'Imana akomeze kubana namwe neza cyane reka nizere ko mumeze fresh reka nizere ko mumeze neza natwe turashima Imana tumeze neza dukomeje guhumeka umwuka mwiza ndetse w'abazima nizere ko namwe ari uko abatameze neza mu byihanganire uyu munsi biba byanze ariko ejo bigakunda byose bigenwa n'Imana yaturemye mbahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi ndi kumwe na Djihad imbere yanjye yes okay wambaye none icyogajuru harya ngo iyo ni Airward oya ni high heels y'abasleking b'i Kigali high heels ko bitanditseho kubera ni ndende ni ndende nyine niyo nibyo ariko reba ukuntu ireshya ni ndende pe n'agapantaro ni pantaro apana agapantaro ni pantaro agapantaro ni twa tundi ubona tudasobanutse ubona nyine ko hari ukuntu ubona nk'ubwo nkawe wambaye urupantaro igipantaro ahubwo ariko winsebye ruracuye rurasa okay anyway dukomeze cyazi ikintu nkwemerera uhorana udushya ubundi narinzi The North Face Gucci ariko yo wambaye The North Face Supreme wabibonye bibereka neza sha ubu ngubu igihe kirageze cyo kuzajya bibereka kuko muragenda mukamenyera eshwe ariko bari kuza muragenda wari uri kuryumva baragenda bakamenyera bakagira ngo ariko imeze nka ya makariso y'abakobwa y'ingwe ayahe hari amakariso kera abakobwa bo mu cyaro bambaraga ameze gutya oya nako nabikiga abakobwa b'inyarugenge bambaraga ameze gutya none se ubundi bose nabonye hari umukobwa uyambaye ikariso imeze gutya yingwe zirahari n'ubu ngubu ba Suzana baba bazicuruje na ba Mukarujanga bose hari abitwa ba Mukarujanga n'abandi bose ariko apana wundi w'amafilimi na ba Suzana umwenda bambara rero bukariso yo wambaye zimanitse umwenda bambara bukariso wewe wambaye bushati none se urabona ari ishati iyi ni ishati ni igiki ni ikote erega ikibazo cyawe nuko haje ya système ya regarder pas toucher vous comprenez oui iyo nza gutusha mba nsobanukiye ibyo ari byo ntago wakoraho washya aho wankandagire no ko ari spray mu bundi amanuza North Face abari amaguci okay akenshi
supreme no bwa mbere ya ntabwo ubu rero muraje muvuga ngo mugiye kujya ku isoko muri shake muribone sheri ntago mwaribona na iri ni mwagira ni ikariso y'ingwe wallahi ikariso y'ingwe se ko yari basa bose aho bitandukanye nuko we ntaho bayikura kuko imeze nka ikariso y'ingwe imeze nka twadukweto bitaga ngo twa Chantal uzuko turadukweto buri muntu wese yatugiraga rero iyi mama savara cyatugira inde turadukweto mama sava njya mubona na twa Chantal mama sava cyabifite naratumubonanye rwose turadukweto tw'umutuku n'umukara naratumubonanye ko yaba ari uwa kera ako ubundi si uwa kera so ubundi ubona ari umwana arifata akisubiza mu ngobyi yigira uruhinja ubu mu bana ba 18 bahari muri 20 abavuga ko ariko mama sava ubundi uzakura ryari sheri ndanamukumbuye ofete barashobora gufeta birthday eshana afite imyaka idahinduka ahorana 22 itavaho ejo buno ngo hagiyeho umwe ngo afite 23 reka dashwe je namumenye kera bana nyagasani we kera pe noneho akajya anniversaire none se ngmaze se sheri ni ufite imyaka ngo shanu ubune nujuje 22 reka bana nyagasani we ubu se baragiye nyanyoberwa imyaka yuriya nawe bikanye uramucece ni nkaho njyewe erega genda umwana genda cyari umwana Fred biragusa n'ukuri murarinda mukubita ko gatwenge se nk'akintuze imbeba yabyaye umukobwa mwibwira yuko njyewe mfite imyaka ingahe ese mumbara mu myaka ingahe cyakoze ufite cyokora mvuye muri anniversaire imeze neza wakuyemo ibirarane ndi mushyashya ibirarane by'iki ngiye kore nagiye kuruhuka ubu nirinze kujya postinga kubera yuko urapostinga abanyamujyi bakirwa bakwaka ngo amafaranga ngo basige bana baroga wari ukuntu posting ishyari wapostinze se wari ukuntu posting reka nkwereke nago z'umushiti wacu uzabarogera umuntu wakwe abantu mwiriwe mwirirwa mwikururana nabo ariko mureke mbabwirize ukuri nijye wumva ko wagize anniversaire numva nanayigira kabiri mu mwaka ndashimira abashumwese mwansapotinze mukamposiga abandi bakonyereza amafaranga anniversaire yanjye genze neza ariko no ndacyayirimo abantu batarama gift rwose umwanya uracyahari kugeza kuri 30 zukwa uku kwezi kugera iminsi gahe ukunguko kugera 30 igo ubwo kugeza 30 zuku kwezi ndacyakira amagift kuko nge ntangira na ropromi anniversaire yanjye yego anniversaire yanjye itangirana ukunguko gufite 31 yego kugeza tariki 31 rwose abatarama amagift baracyayamba nubu harakiza harakiri mu ndege nubu harayo mvuye kwakira hari ya Kibagabaga hari nandi mukanya bagiye kuguha hari amagift yo ndacyayakira ubundi ukwezi kwa gatatu kubari ukwanjye tu nabandi bose bavuka mu kwezi kwa gatatu ubwo mwebwe mukora anniversaire itarike mwagire anniversaire yarangira mukaba mwumva ko anniversaire yarangiye twe hari n'igihe tuba tutabyibuka urugero nka biterwa nubwo niyo ababyeyi banyu batigeze bameshoninga igihe mwavukiye ko nagushobora kwicara ukabubizi ahubwo ntisiranga muntu nibiba byanditseho oya benshi ariko bafiteho ro premier z'ukwa mbere oya ikindi buri muntu abazi itariki yavukiye nanone kutabigira simbizi hariho kutaba ubishaka ikindi kuba ufite itariki wavukiyeho waranagiriyeho igikomere bibaho ariko ndi muganga wo kwavura icyo gikomere mwagize kuko mama ugomba kwiyakira sheri mama ugomba kwiyakira ikindi hari igihe ugira anniversaire ari naho umubyeyi wawe yapfiriyeho cyangwa se ibintu nk'ibyo urareba nk'ubwo hari igihe umuntu agira anniversaire barabaze mama we agahita apfa direct wakabariho so rero urumva ko afite igikomere ariko uyu mujye mumbwira abafite ibikomere ku matariki mwavukiye mbafashe mbaganirize mbabwira ukuntu mwabigenza kuko ikintu arijyemo mutayibuka ikintu ababyeyi banyu ugasanga umubyeyi wawe yakubyaye ari muri siriduwire niyibuka itariki yakubyariye oya muri siriduwire ugasanga ari muri swingi zinda ugasanga ntabyibuka ikindi hari n'igihe umubyeyi wawe nawe aba atibuka igihe
kubera ibibazo bitandukanye by'amafamiye zanyu ntabwo mbizi na za karande zanyu kuko nanone hari n'abantu bagira za karande rwose zitabemerera gufeta anniversaire kuko bakavuga bati nta kirori kigomba kuba iwanyu kuko hari abantu bafite iyo mikoshi mana nyagasani hari n'umukobwa buri wabo kubera guterekera za nyabingi na za ryangombe byose ibintu byose ku buryo bitabemerera ugasanga umukobwa abayiwa bakamubwira ati sheri uzafata umugabo bigende gute ariko nta birori byemerewe kubiwara iyo rero iwanyu baterekera za nyabingi nta birori mugira ikindi ugasanga ntago muzi kubana n'abantu hari abantu kubana n'abantu binanira ugasanga ni basina ndugu ibintu byagise byitabirwa n'abandi ntabo so rero ibintu nk'ibyo biba ari ibibazo byinshi uruhererekane rwa za nyabingizi wanyu izo za karande niyo mpamvu narababwiye ngo iki ugasanga n'ubu hari umuntu nzi nuko uwo mukecuru yarapfuye ni inkuru ariko imeze nk'ishushanyije umukobwa kubera guterekera za nyabingi yabwiye uwo mukobwa ngo asohokere muri ako kazu baterekeragamo za nyabingi yego arangije ntago yigeze agira gute agasohokeramo aravuga ati turasirimutse tugeze muri za viziyo ibiki n'ibiki turi gusatira n'izindi uri kumva rero umwana w'umukobwa ntago yigeze agira ate ntago yigeze asohokera muri ako kazu kandi iwabo baramubwiye ngo nutagasohokeramo nyirakuru ibyo ari byo byose muri buze kuza kwiyumva reka kwanza niyo story nyibaye ni yaha hirya mu biryogo dayeri nubwo nari buze kuvuga banyirayo ariko se ubundi ndirabuka bivuze ntibazanteza zanya nimurabuka munteje izo zanya bingiza nzabatera gutya we zaza mbemeze waretse bakazihamana wa mugani batabikoherereza Yesu wenda byibutse we narigiye kuvuga iyo seri kandi abo bantu aho nirora mufite za nyabingi mwebwe ho mufite za nyabingi narigiye kubivuga byo kwitegereza ha mugani wawe wisiga ibiki uzi ko na mpeke turusha imyaka 24 wamurushije ubwo niba murusha imyaka 24 afite imyaka 4 afite imyaka 4 wowe ufite 28 28 ans umaranye imyaka 9 imyaka 9 se yiki ese nkubaze ubu ubona ashaje habwe ibintu bisiga byaranyobeye kubera aho gukura usubira ibwana nisiga amafaransa ikibazo cyanyu ntabwo umenya ibyo muhuruhu rwanyu ikindi nize systeme yaraje nshyashya gufata barafu we ejo buri turi no kuri live na Brian twarabibabwiye ubu sigaye mfite systeme gufata barafu nkayishyiramo gutya nkashyiramo amazi nkashyira mu maso gutya nk'umunota umwe nkazamuka amasegonda nka 40 ukongera ugasubira oya rimwe riba rihagije ifesi yose ukayishyiramo ukagira ugira mu maso heza ibyo bivura iki ibyo bivura bituma nyine uhorana mu maso hitoto none se reba nawe ukuntu wakobanye warakobanye ngiye ni siporo gute siporo se zituma mukobana mu maso ngiye nkamura umubiri wanjye cyane iyo ukamuye sumera nk'uwegeranye umeze nka twa dusaza twa mu ruhengeri twa tundi tw'uducimigiri woramutse urya nk'ibyo njya wahita unapfa ahubwo wowe nicwa n'iki kubera udakora siporo urya ibiryo se bimeze gute urya ibiryo bimeze gute sinabonye ibiriya nabonye ufata nk'ubuki n'indimu n'amazi ugakoroga ukanywa ugahita uhiritura ibishyimbo jewe se haba harimo n'ibindi bintu byinshi cyane buriye ugahita ufata ibishyimbo ngo ugashyiraho ngo n'imiceri itarimo n'ibirungo by'abakirisitu ntushobora gufata umuceri ngo ushyiremo akarungo ngo uteke ka pilau cyangwa ugashyiramo n'udukaroti cyangwa ugahindura ushyiremo unateka agasame ni ya miceri ihurutuye y'umweru biriya nibyo ushobora kumbwira yego cyo kora mbiriye byo nagagara pe ntabwo nabishobora ntabwo nabishobora rwose biriya bishyimbo biba bikumbagaye bimeze nk'ibiri oya ntabwo njye nabishobora oya rwose aya nibyo pe umuntu none se ntabwo mujya mugira inyota none se mbabaze ntagira inyotaje muzi uri kumva ngo mugende kuri hoteli runaka mugira inyote ntabyo muzi ntabyo mushoboye muhora ku ndyo imwe kandi noneho mukarya saa sita mukongera gutegereza kurya nimugoroba fata akanya ucishemo utuntu bagutegurire urye
ufite bagukarangiye utunyobwa bagukoreye ka jambo bagukoreye twa sosiso n'udufromage so mubayeho mute none se murya rimwe ku munsi kabiri mwarangiza ntago muri tabiri inama z'abantu babyuka bafata breakfast ntago muri tabiri inama z'abantu bari iki none se ubwo uwo urumva ibyo byo ndiye ndyo urya byo mbabwiza ukuri pe narabibonyeje ego buriya biriya mu biryo ukwezi kugashira umwaka ahubwo yewe nagenda nka fruta nkagenda nka deprima nkagenda nkicwa na kwa sharukore nkananuka naho Imana niyo yirindira abantu bayo ubundi wagapfuye bakaguhamba mbese hari kwa sharukore uri kumbona none se urabona uruhu rwawe rutekanye urashagaraye kandi ari nge warugize gutya ahubwo uko mbona rwihinahinnye uretse izi nkovu ibindi ninge wabishatse ko rumera gutya si inkovu oya sha okay reka tujye tubwizanya ukuri ntawanga heza hahari ntawanga ushaka kubyita bibi none se urabona ari byiza uza abantu babyifuza kuntu bangana bifuza iki urwo ruhu rwawe rwakobanye kandi ari nge warugize gutya oya none se okay urisiga gutya urabona ubushobozi bw'ibihumbi 50 bwo kugura amavuta y'amafaransa ngiye ntabwo njya nisiga siga uruhu kandi urisiga amavuta y'amafaransa umubiri wanjye ni zero fat nta kintu na kimwe mba nkukeneye amavuta ntayo mba nkeneye kurya mba nkeneye biriya ubona biriya wowe rero kubera umeze nka koroyiro ubiriye wahita upfa none se oya mfite ikibazo none se kubera iki uruhu rwawe kubera iki rusuko ninjye wabishatse ko rusakuri niko narutoje kubera siporo ahubwo nanjye ruramutse rubaye nk'urwawe nahita mpfa murakabije rata mwebwe mu nkuru reka tuve kuri okimu kubera n'ubushobozi nacyo ni ikibazo ariko no kubanira amafaranga kuki mubanira amafaranga kuki mubanira amafaranga aya ejo buricara ahantu rero sange you guys hari hotel mwakagiye mujyaho bakabanza bakanacekinga mani mufite amafaranga mufite ngiye kuri hotel sanga udushege tw'abakobwa twicaye bicarikishije umuhungu yumwe ariko mbaza arabakwira kandi ubigitangaje abayahamagaye umwe rindira hano bari abakobwa bagera muri 4 noneho n'umuhungu umwe ibyo byose muri bwiyumve kuko narababwiye ko nzabivuga rwose jewe ntago ndakabati waranababwiye ngo uzabivuga yego muze hano baravuze ngo Djihad ntago tuzamuca ndababwira ni cyane rwose nzabivuga pe se ntago wagira ibango ngo heze yego ariko ndagira ngo nanabivuge n'abandi babikora nkuko babireke cyane cyane zino ncamwa izi makuberi z'abakobwa zirirwa zigize za madame classe zidafite ikintu na kimwe zikajya kwipendekeza kuri hotel zigiye gutega none basigaye barize systeme bagafata umuhungu umwe bakamushyira mu kigare cy'abakobwa nk'ijana baba ari abakobwa bagiye gutega reka nzibake mwicare hano kugasonga bakari nzibake n'iz'ubukwe za MUTESI zose n'ama invitation byose ndaje tubivuge MUTESI we nakasa mutwe noneho reka umve ibintu nahuye nabyo kandi cyewe iyo ngiye ahantu simba ngiye bagiye kwitegereza buri kintu cyose kiri kubera aho ngaho siba kutavuga hotel byabereyeho hotel y'isirimu y'inyenyeri nka ziriya nabonye uricara ukayijyamo gute wowe ukijya guharira agasenda baboye mu nko wanagujije n'itike yaragiye abo bakobwa baricara bagaragura inkoko barayigaragura bafite inzara zireshya nk'izantuzenye za serwakira sakabaka izasekabaka sakabaka izasakabaka bagira batya babirandura umuceri hari ukuntu rero babirandura ibiryo barabirandura barongera barabirandura barangije ngo ntago turi kubamo n'imbaraga senda baboye ngo nibaba ngo n'ukuguru awusubiraho imina shetani racima abakobwa ubona babasirimu babwira baburanye ko inkoko yaje ituzuye ra kandi yari inuzuye ahubwo batayibonye bakomeza bakarya bari kuyibona wabona yari n'ikimuga iyo nkoko baragenda baraburana paka uri umusirimu ugiye kuburana ngo agasenda baboye kw'inkoko uragenda ukaburana ngo nta kubaba kwa kundi kimwe icyubi cy'inkoko icyubi babyita icyubi ntacyo reka tufate nk'abo bavuga ngo ibaba ry'inkoko ribure ngo ubura agasenda baboye ubuzima buhagarare abantu bose basohokeye aho hantu bahungabane kubera ngo wabuzemo agasenda baboye mu nkoko wagiye uguriye wese ukakibagira ikindi urarekarama inkoko koko
haba hanavuyemo akaguru kamwe n'urugero wenda n'umuntu nawe akivibuje inkoko utanishyuye sha rimwe na rimwe haniso oya abo ngabo baba bikwataguye bazishyuye kuko nagiye kubona mbara bari guhererekanya fagitire. Ikindi ndambiwe mwanjajwa mwe mwamakuberi mwe mugenda mwirwa muhererekanya fagitire muri ahantu ku buryo umuntu abibona. Igirebaho umuntu umwe abahe message cyangwa bibabwire vis-a-vis cyangwa mubazi ibiciro mbere mwicara ahantu muzi ibiciro byawo paka kujya guhererekanya fagitire. Hasoni abura ngo abakoteje baba bagira ngo bareba rangaye mujye muyakoteza kare muyahereza umuntu noneho ayifotore byibura mufite amatelefone ayiboherereza. Kubona umuntu arahereresha undi akagira atya undi akayihundi mana nyagasani ubu buzima uzabundinde. Mujye mubiganiraho. Ikindi mujye musohokana n'abakire. Nicyo kibazo cyanyu. Ikibazo cyanyu mwihenura ku bakire ntago muzi gufata neza abakire. Aba boss tumenyane. Niyo mpamvu batarenze rero. Jewe niyo mpamvu iyo wasohokanye n'umukire wo ugenda utikandagira. Ariko iyo mwasohotse mwese mureba naho utuyafite angahe niyo mpamvu giye nikundira abakire pe. Naho usanga bari mu gukomaza ngo nikomaho. Ati ndaburaho ngo babaye nkanjye iryo komazaho ryanyu ihererekanya rya fagitire. Je nicaye ahantu nagiye kwishyura nije uri bwishyure fagitire iri bukoreshwa aho ngaho ndi kubona abandi bari guhererekanya fagitire nk'abashyiraho cheers. ariko bari ahenshi niko bigenda. Mujye mugerageza munasirimuke byibura mubeho n'abasirimu ho gatoya bumva uko bimera. Ikindi mugiye gusukana n'abantu banzu babwira uti je nta kintu ndiho bamenye ko baguhetse kuko hari abantu baba bahetse za mapyisi hano muri iyi mihanda batagira n'urwara rwo kwishima ariko igihe cyose bakaba basinze. Ndabafite ndabazi na hano turicaranye muri hoteli y'inyenyeri nyinshi ugatangira ngo niyo mpamvu je nikundira abakire nta stress bagira. Mureke mbabwire mwa bantu mujye munamenya no kubana n'abakire. Abakire nta stress bagira uri kumva nta bibazo muhurira nayo nabyo. Ariko umukene arakubwira akakubwira n'ijambo rya kaminura muhini yanari kubwira akavuga nk'uca mu marenga akaca nk'ugucyurira. Umukire akubwira wisava umukire avuga ngo bimeze bite no savale no stop no I have card. Ukabona umukire akuyemo business nuzenya visa card uri kumva akojejeho ariko sha wowe uracyakura muri karya inshuti. Umukire ni murinda kudiringa ibintu byinshi ariko ntago muzi kubana n'abakire ntago muzi kubana n'abakire ntago muzi kwitwara neza imbere y'abakire. Umukire ntago unamusaba mama umukire amubwira uti arakureba araguha cyangwa amubwira uti mfite ikibazo iki n'iki. Umukire agahita akubwira no wifunika reka nguhe haya andi ugerageze. Ariko buraho umukene uramubwira ngo ari kwisabiriza ryanyuye niyo watse umuntu amafaranga ariko isabiriza ryanyu hora ukabona agiye no kubishyira kuri stat. Abanyakigali nabo barasabiriza uri kumva nta mukire wakora icyo kintu. Je utanyibutse umujene uri kumva watse umuntu amafaranga mubura mubwiye ngo maga 50 sheri aga 50 karoroshye ku mukire takubwira niyo mubwiye utisha mana minifite stress umukire takubwira do you have stress ufite gute ufite stress okay reka nkwereza aga 50 karagira ikintu kagufasha ushakire hayandi. Ugasanga umukire arimo kugatabi abakire ikindi kuntu banywa itabi nk'abasirimu uri kumva. Ugasanga umukire niyo muvuganye kamabwira ukuntu muzajya mubana n'abakene ukuntu muzajya mwaka amafaranga abakire. Ntukabwira umukire ngo ukeneye amafaranga no ahubwo uzajya uvuga ibintu bijyanye byerekeranyeho byakemuzwa n'amafaranga. Unabivuge yumva unamubwira uti jewe mfite gahunda zinizi cyangwa mfite ikibazo iki n'iki ntumusabe. Ariko iyo arengeje ngo none se wampaye nsaba nyakasente kati mpaka kaga mparu 10 toka shitani mu bintu uvuze numvishe mu 10 gusa. Wowe vuga ikibazo ufite wikwiri gusaba amafaranga ngo none se ngo wampaye no stop. Nta mukire basaba. Umukire niyo umusabye aragusuzugura. Umukire umubwira ikibazo ufite. Umukire uravuga uti nanjye ndi muri ibi mfite ni no gukora iki n'iki
wikwirwa uvuga ngo none se boss wampaye iki n'iki oya mubwira uti mu magambo make shyira mu bwenge naho uri aho ngaho uranditse aka message mubwira uti ngiye muri ibi mana ariko kumva ngo boss wampaye he mubwira uti muri iyi minsi n'ubushome ubukene ni burishe apa no kumusaba umukiri y'umwatsi n'amafaranga yo gukora stock ushobora no kumubwira uti muri iyi minsi ndi gusavinga amafaranga yo gukora stock simple arabyumva aho kugira ngo umubwire uti wampaye amafaranga yo gukora stock no stop timbigisha ukuntu mushobora kwaka abakire umukire se paka bwebwe mubohereza utumessage umukire ntakeneye mu message bwisha umukire ahubwo akeneye akazi keza Imana igikomeze yonge ishyiremo baraka muri ibyo bintu mukora bossi ninkira nzaba nkamwe ibintu nk'ibyo ninkura nzaba nkamwe umukirana nakurangira inzira ya wacamo ariko ikomeje kumusaba ntabwo umukira kubwira ibanga ryaho ukura amafaranga aranakuboroka jugujugu muhora musaba amafaranga bakire mujye mureka bibwirize umukira aribwiriza bebe yaribwiriza cyangwa ukanamubwira nkeneye iki n'iki ahubwo ukamubwira utamutiwe none se wama ikintu umukire ntabwo abukerere abategereje ngo umwibutse wibagiwe none se byagenze gute akanimero naka agakomeza stop abakire bara mukire niyo yaguhaye ntago abyibuka ko yaguhaye nta nubwo akuvuga mukire ntago akuvuga ngo runaka yamyatse namuhaye no uramubaza bikeneye angahe okay nzayaguha iki n'iki biba bihagije mwitonde ariko impamvu mutamenya bo musaba niyo mpamvu jewe buriya muraho jugujugu umukire mu musaba soni none se ko ingesi ipfa na nyirayapfuye aba boss tumenyane umukire arakubaza ni he hahiye uyu munsi ne hari show se Djihad abakina n'ubwo hano baba bazano habera show Djihad ne ubu ufite aba diaspora bari hano mu Rwanda bari kumbaza umushu mukuru ni ngewe ubundi abenshi barangira hano bajya hahiye umushu mukuru ni hese hari show ni heza niyo numvise ugiye ahantu rero nabwo ntashaka nakuna sirito nk'ahantu hambuye abantu mutangubwira aho hantu niyo hageze urwara igicuri hariya bambura abantu bakambura n'abakiriya hariya ku Kacyiru birirwa bambura abantu bana bakoreyeho ntimugatushe hariya buriya bakambura n'umukiriya iyo utinyutse kwambura umuntu wagukoreye ikindi ndambiwe abantu birirwa bagarura ngo mana we reka nceceke bagarura ikizi reka ncecekere tujye mu nkuru tutarajya mu nkuru cano ngo zagarutse sinabibabwiye muzajya mufata ibintu mu bitwikiriza ibindi muri iyi mihanda mukagira ngo ntabwo tubizi cana imwe ebyiri eshatu enye nibyo nushaka utunge n'ijana kuko YouTube ni nk'isoko umuntu arazana agatebo kagaterekaho akako kombura k'inyanya k'ibiki buri mugore n'agahondesho ke ni umugani ariko numva ngo koko ngo zajyanywe nande ntawazi kuko mu byo nzi nagerageje kubaza kwikiriza biriya bintu ntago ari byo ikindi biravuga yuko ngo jama ngo babo haciye umuhanda ngo baragabana ifaranga bari bashashemo ngo ritangiye gucendera bigenda kuri sheri nzumwana uri muri uyu mujyi wa Kigali wagurishije isambuzi wabo aza gufungura YouTube wowe mutareba zino YouTube zibabaza abantu wa mupeti wakundaga kuba ari hejuru nyitondera unashinguke mvuze se cyangwa hejuru ukibuza uzankorera ishyano dufite umuntu muri iyi mihanda uraje ushoye amafaranga abantu muje gukorana ikiganiro baguriye amakoko inkoko bazirishije ifi allo muricaye abanyarwanda bagira kiki bajye batira mu ndababwiye ni hano YouTube zababaje abantu mwababyeyi mwe zababaje abantu shaza ama depression bafite abantu benshi abandi birirwa bagura ama views bakagenda bakayagurisha bashyiraho ibiganiro gasanga ntibirebwe kubera iki ntabwo iyo content watangiranye na ba nyirayo mujye mumenya ibyo muhabanya ugasanga erega ikindi kuyigura ugasanga umubare uri kuri nuze yawe uwo muntu ni nyogokuru wawe wapfuye
bamufunguriye sheri cyangwa bo muri Bangladesh. uretse nze mu minsi zandagarura iriya video uriya mwana w'umukobwa yigeze gukora genda cyayifite harya ngo yitwa nguki umwana uriya mukobwa yitwa nguki video niyo urabo wavuze ko bamujunnye ngo bamwatse umujyo abandi bose ngo navuye muri iyi filime ngo kubera iki ikindi ndashaka kubamenyesha ikintu kimwe ibintu by'amafilimi birimo ibintu by'ubumaraya birimo ruswa ishingiye ku gitsina mana nyagasani simvuze ngo niyi uzi ko ari iyo mvuze ahamagare nimbi yawe bitarimo tuza ariko ibintu by'amafilimi ndasabantu bishinzwe mu bitunge mitoroshi harimo ruswa ishingiye ku gitsina kugira ngo baguherore ngo ni paka ngo uryamane n'umuntu ngo bakujyune kugira ngo ugire ngo nukuri 0 km ntabwo bari kugendera ku mpano umuntu afite bari kugendera kuki ngo nukuba ngo imiterere ngo ndakuzamura ngo nunyima ngo ndakuzima hari utuzu abafite abagore bafite amafilimi bakodesha birirwa bajya kubajyuniramo ibyo byose twarabimenye shango buriya ngo utari 0 km ntago hariya ngo ntago muri filime rwose babigoranye bakobwa namwe ruswa ishingiye ku gitsina niba mugiye kugenda mu kibambaza bakabajyuna ibyo nibyo byose birahari muceceke ejo tutaza kukubitanira muri iyi mihanda dore YouTube zibabaza abantu hari umwana w'umuhungu wavuye iwabo mu cyaro araza ngo ba Djihad ngo bagira aba views ngo nabande sinshaka kuvuga abantu hatagira untondagira ngo nabande ngo ubwo aricaye ateye ashyize ku isoko isambu barayigurishije miliyoni zikomye umufuka ati ngiye muri araje aguze kamera gwarakodesheje inzu aguze biki byose azanye umukamera mana azanye umunyam aricaye ntiyahombye ubu ntibari kubura nayo inzu shiri YouTube mwana izi YouTube muri kwiyahuramo murazize nababwiye ko YouTube ari nk'isoko ushobora kujya gukodesha ahantu runaka wahatereka akabutiki ugahomba ugasoka ukagenda nimwemere ko mwahombye musoke mugende bamwe na bamwe abandi bo bari kuza ngo YouTube zanyu bazitwaye ikindi niba gutwara YouTube cece ku bunanye ndi gucungana na vlog yanjye ko batayitwara ari aho twashyizeho igisirikare vlog ndi gushaka abantu bayicunga we unyibira vlog jewe nta nubwo nkumenya ngo wayitwaye YouTube inaguhereza amazina ese da ko YouTube itanga amazina ni muduha bari bazitwaye ntibitanga ikwereka aho yagiye ntikwereka aho yagiye mutuzanira aho YouTube izagiye noneho ribi bakurikirana ko urumva ubufite aho uyikuye nyine uyigaruye wayikuye hehe jewe umuntu uzibeshya akantu hara vlog reka bibabwire iyangira iriho n'ibitega noneho oya Djihad ariko ishobora kuba yari yatwawe kuko ngo yari yatwawe n'abarusi ngo abaki abarusiya bura bararenze umurusiya arakumenya gute we gafifi wirirwa wita ubutumuka ivumbi nyarugenge hano mu mujyi wa Kigali arakumenya uri umurusiya se ku buryo yego ese kuba ntumuka ivumbi byatuma abarusiya batamenya umurusiya yaza kukwibira iki yanyiba kuko naba nujije nta ribi igihugu kigenza ibyaha mu kindi iyo byabaye ariko abarusiya bararenze Djihad banayitwara garagaza niba nyine uwo murusiya nimba yayitwaye leta imwohereza yaba yarakoze icyaha yitwa nde uwo murusiya yitwa nde ahimba imeri y'izina ritabaho cyari umuntu wapfuye mwabishe jewe izo plaka zanyu zo guhisha ibintu kandi guza guhisha ibintu hari n'abahanzi bajya babikora kandi bakavuga ngo mutwihanganire ngo YouTube yacu ngo yagize ikibazo ngo indirimbo yagiye murakagiyo badasye indirimbo imwe ibi nibi ngo twakoye hana we ariko basha umuntu yajya kukwiba cano imwe ebyiri akageza kuri zingahe wowe akubaza iki muri uyu mujyi ku isaha imwe kuko abanyarwanda nibo muza kubeshya biraho noneho ugasanga umuntu ariteretse nka hariya urabona muratera abandi imbabazi se ninde ahubwo ninde ubyitayeho ese ko nabonye ariyo systeme noneho ibitangazamakuru bya mu Rwanda byo kubura content ni ikibazo mwarabibuze mwabuze content gitangazamakuru gitangazamakuru cyo ku Kacyiru nagicishijemo ijisho ngo wahombye umuntu azahomba inyanya mfite umuntu wigeze guhomba isamake arahomba aragenda ni pusi yaryaga ibihanga byabyo
iramutoroka nawe asaze yitereke mu bitangazamakuru azajya ku Kacyiru sinabonye ariho bajya se none se arya wa mugabo w'Inyanza niba bajya bavuga ngo inyungu n'igihombo biragendana ni ibikureba twe ntabwo bitureba uretse ko ikintu mugomba kumenya muri iyi mihanda mujye mureka kubeshya abantu mwagiye mubwizanya abantu ukuri umunyarwanda mubwira uti banyibye YouTube ufungura indi azagaruka areba ibyo yarebagaho n'ubundi naho kugira ngo umubeshye nka babahanzi umuhanzi aricara yabura views ngo cano barayibye ngo indirimbo ifite ikibazo ngo barayiripotinze ngo abo ngo twakoranye ngo abo twakoranye ibintu ngo bashyizemo byavuye he mwana mujye mureka gukina amarangamutima y'abantu ngo babavuze noneho mumeze nk'ababane nabo ngo bamvuze ngo ibi nibi ngo none umuntu yakuvuze birakureba nawe muvuge sibyo njyeweho uyu mvuze ubu nazanye indi system nzajya njyaho wavukiye ku kigo nderabuzima wavukiyeho nak'igipande biba bihari biri mu tubati ufotore wigende bagisikanye bakakinyohereza kuri email hakereka abantu kiroroje nta ifoto uyishaka nta nubwo nyishaka ibake abantu bakuvuga ubundi nze n'umukuru wawe w'umudugudu namwishywa wawe abimenye kumva ngo nugira n'ibibazo n'umuntu ngo niwe mwabikiranye wenyine ubu nahinduye system nzajya nkwanika ku buryo nabwo bene wanyu ntabwo nzajya mbazana ngo babijyemo ubwo nzajya mbahamagara ubabwire ngo ugiye kumwanika ku buryo nimba aho hantu utuye nta na internet ihari nzajya ni muri yanjye nze mpakorera live ubu abantu bakuvuga muri iyi mihanda bose wabona ibipande byabo nzabishaka hari igihe nzahuguka hari ureba ukabona wamutaha umwanya ubu rero ngo hari usigaye ubabazwa ngo runaka ngo ntibamuvuze ngo ntabwo ngo kuki batamvuze wowe mfite umwanya ngo uyu ngo ntabwo yavuze ku bintu byanjye ibintu byawe ndabivugaho mbyitayeho se njya numva banabazanya ngo biraciriritse cyane ku buryo ntashobora kubyitaho rwose njya numva banabazanya ngo ntibaravuga mvuga ikizi bavuga ikizi mvuga idahiye ubwo rero mukitereka ngo runaka ngo iririri ahubwo nigeze kubona umuntu ababazwa ngo nuko ngo bakunda umuntu ngira ahantu bari mu ntambara ngo none se ngo uyu muntu mumukundira iki icyo bamukundira nibanga utazi kubera ko nta mutima ugira akaba ashaka ko bamwanga none se bigende gute shuti yanjye niba umuntu akunda undi nyine bireke n'ibyaha niba afite icyangiro se yagira n'abandi bakigire ariko reka nkwereke hariho abantu bagira icyangiro ukagira ngo barakivukanye icyuhagiro bakagira ngo icyagiro barakivuka uyu hariho umuntu ugira amaraso nk'ay'ikinyogote kandi ugasanga ari aho ngaho njyewe niyo wahena ugahenura ugasanga umunyarwanda ntarebyemo njye mbibabwira aho icyo gihe umunyarwanda nta kandi reka mbere abanyarwanda n'abana beza iyo bahaye ibintu barabyumva barakumva nyine babyinyura bakabyumva umuntu ari aho iryo kuri ndi you guys ati runaka mumukundira iki eko ye ngera we shari ryabishe si nk'abantu nabonye bihaye mu KIMENYI na KIMENYI bajya mbyumva babivuga ngo baratandukanye Muyango muramubaza iki dore ikintu kibishe ni ishyari yagiye mu Bufaransa kandi mwebwe Imana ibarengeje na gatuna byonyine imwagaruka gatuna hano hirya hamwa Museveni imwagaruka gatuna mani ufite ishyari ry'uko yigereye mu Bufaransa ari gutera yazengurutse ibihugu ari kwagura kariyeri yiwe akazi kari kukagura ari gushaka ibiraka ejo yajya no guhostinga mu Bufaransa cyangwa mu Bubirigi wowe uracyara aho ngaho uracyatuneka ngo ntabwo azagaruka ngo yataye umugabo n'abana gate bato wowe kubera ko umugabo wawe mwirirwa mushoreranye gutya akata muri korodoro uhingukira ku muryango wo hirya agaruka mukubitana amaso akanyoni katagurutse nikamenya iyo bweze aho mwakwishima nge naciye ku nsire ziri muri aya ngo dore we ngo ashinga ariko abantu bose ngo bagera ku munara yego njyewe ahubwo mu KIMENYI warakoze kugera ku munara kuko kuba waragiye mu Faransa nari mbizi ko wagiye pe n'ibintu byose bikirimo nari mbizi ko wagiye kugenda ariko iyo wagiye mu Bufaransa imihanda yose irasa ariko hari itandukaniro
ugiye mu Bufaransa ntujye kuri uriya munara nta foto nta cyabaye sinanakwemera ko wagiye hanjye ntago wabumbwira ngo wagiye niyo wambwira ngo iki ni nk'uko ujya mu Bubiligi ntugere Matonge ni nk'umuntu uvuye mu cyaro atageze ngo convention i Kigali ntahaba yageze ntabwo byavamo sheri ngo ndebera we ngo ariko ngo ariko uyu munara nawo umunara urebesha amaso ariko utazageraho utazanapfa ugezeyo aho kugira ngo mugire ishyari ryiza mufite ishyari ribi ishyari ryarabishe muri nenugu kuki mugira amashyari haranira mubaze utishushu mukakimenyi aha wahamenye gute wowe wabigenje ute kandi mwebwe mugiye nimwanagaruka ariko we yarageragaruka ngo nta nubwo azagaruka ngo mushuti we ntazagaruka genda n'inzi n'itariki azaziraho n'isaha azaziraho ariho neza agenda aba muri hoteli nziza akagenda agasohoka akagira gute avunjisha amayero hano mu mujyi twari turi kumwe ngo yagiye kureba umuntu agenda ajyanye n'amafaranga akanitegera se ese ubundi ubo yaragiye kureba so musaza we yaragiye kureba musaza wawe mwene murabeshya umuntu yagiye anatembera ariko mwebwe ngo mwatembereye mugiye hano mu biryogo mu marange noneho yanashishutseho ngo ubwo mwatwemeje ngo twasotse na family ugafotora igikombe cyuzuye igikoma kirimo piripirimanga n'icyayi kirimo tangawizi na mucyayi n'ibishyimbo bya senkisa birimo ibiru cya kirungo cy'ijana warangiza ngo uremeshe ngo yarare ahantu sheri bajya kurya utuntu tumeze ngo tw'utubabi hari hoteli batanga utuntu tw'utubabi utuntu dukeya ariko wowe ni paka wuzuza urusahane n'utuntu turi aho ngaho dukeya ku isahane tw'utudomo two kugira inyota wowe uri aho ngaho sheri ntabwo uramenya ko igitunguru bagikora neza ukakirya wowe nuramenya ahantu barya ibatunganya inyama mbisi ukazirya ari mbisi sheri ntabwo uramenya urabona ahantu isahane bazicishaho imirongo bayizicishijeho imirongo bashyizeho utuntu tw'utubabi utuntu dukaze neza wowe ni paka uragenda igishyimbo puwavuro imiteja ibirayi ibihaza ibijumba ibiceri igitoki dodo umuneke inanasi urahihiranya iyo nda yawe yabaye nk'ikimoteri nta umuntu yicaye kuri hoteli ari kurya utuntu agira inyota we ngo yagiye mu Bufaransa ngo nagazagaruka yaragarutse none urajya he ngo nago ngo bamupostize ariko ubu nibabaza gupostiga ngo batandukanye ngo yengo urugango ratandukanye muricara mugatandukanye wasanga wari no kubivuga nta rugu nafite n'urwo ufite ruri mu manegeka urara munateranya umugongo nta sheri ishusho umuheruka ntabwo ushobora gufata ukuguru ngo kurenze kuwa mwashakanye cyangwa kuwa mubana uraho ngo uracyakanuye gutya uhirita ahubwo uraje burakeye muyango na kimenyi baratandukanye muri Kigali harimo ubukobwa bw'ubumarine bw'ubugome ngo yagiye we ngo wamubonye se ko yagiye ngo buriya rero nta nubwo ari mu Bufaransa agiye ngo agiye hano hirya i Kampala ngo baratandukanye ntazagaruka yagarutse tariki 19 kuri anniversaire ye uponyonyo bandi bana bari kogoga ukakimeyiberewe vuba hagiye kongera agende murajya he noneho hari ikivagu sinzi ukuntu nabivuga n'abantukanye we ahora nta kazi agira kandi ngo abahanze ahora ntabwo nshaka kukuvuga ko umunsi nakuvuze isi zakota aba diaspora bagira akazi kenshi do ariko we ahora reba runaka ari he ahora amenasa abantu ngo nutamvugisha ngo mubwira mvugishe muravugana iki ngo mubwira mvugishe akagenda agahimba ibintu agaterekaho akazana ifoto ngo iki gihugu ngo iki niki kandi nawe numva ngo ari hanze ngo ari muri Canada ngo ngo aramvugisha kora akazi uzutange show zibihari bivugwa ntaribi bamuvugisha ngo bigende gute simbizi iryo terabwoba sinyarugenge n'indabwiye ko hari abantu uzurira gato hano muri iyi mihanda nkazana izawe zose hano umuntu arabihorera mugakabya ubukobwa nabwo ngo Yesu we ngo muyango ntakazagaruka mu Rwanda
aho yahostiga gasheri ntibanaguhamagara. Oya none se kubera ko umuntu aba atababwiye gahunda ze ngo ntabwo yamupostinze aramaze. None se niba atamupostinze ni egare ko abantu batandukanye, ingo zatandukanye. Hari ibibazo byinshi. Ariko mu rugo rwiwe bigenda. Oya none cyangwa niko mwebwe biba bigenda. Nko mu ngo zabo. Telefone yagira ikibazo, social media z'umuntu zagira ikibazo nkuko yabisobanuye. Yabura n'umwanyerega ari gushaka amafaranga. Bwaru bw'iki? Nta busobanuro babagombaga rwose. Ntabwo mwagombaga izi njajwa zaha muri iyi mihanda. Inyarugenge. Ngo yewe ngo warebye se we. Ngo yego ngo n'abayigenzi. Abasirayeli Nyarugenge ahari banza baba bashaka ko nta muntu ubana n'undi. Abenshi ntibubatse. Abenshi basangira abagabo n'abanyina. Nabubatse cyane. Nabubatse ni mu manegeka abagabo banyu turarana amajoro mu mihanda. Ngo basangira abagabo n'abanyina. Yego. Hari abasirenze nk'aba batanu. Aba batanu. Bajyuna abanyina nabo bakabajyuna. Babajyuna bakajyuna n'abanyina. Ubajyuniye akajyuna na nyina. Waburi bazi icyo kintu. Hamwe muraho mwatunaye imitima mibi yabishe ndashaka kubabaza niki kibatera umutima mubi. Nimuvuga ibintu biri mu mihanda nta ribi, ariko urugo ntirwasenyutse cyo kora rwasenyutse nanjye naza nkano nkabivuga. Banyarwa barabeshya kimenye na mukakimenye bameze barabeshya babatandukanye. Hari urukiko rwabatandukanye cyangwa musige muri abagenza cyangwa mukabashinja cyangwa mukaba n'abacamanza. Icyo mfana bari kubatandukanya wagira ngo barabahuye muri urukiko. Abantu nemera ko batandukanye muri social media ni Platini n'umugore we. Nibo batandukanye n'amategeko arabikana. Muri rwa rukiko rw'inyamata. Mugiye kabonege niyo abantu babana baba umwe ari aho undi ari aho. Ntabwo bivuze ko baba bakiri mu mategeko. Baba ari umugore n'umugabo. Batandukanye ni benshi. Wa undi se bajugunye impeta mu nyanja. Uriya cyakivagunda. Uriya we nta nubwo ateze no kuzana undi mugore. Ngo byaragize wa wundi ngo byaranze. Ngo kandi disi imyaka ibigenda. Itagenda se ntiyanyereye ahubwo. Imyaka yaranyereye. Narababwiye ariko imyaka iranyerera imeze Uriya njyewe iyo ushunguye nkwereka ubwayi nyuma nkakurisha. Ariko ubundi batandukanye bibatwaye iki? Uriya njyewe batandukanye. Uriya njyewe rero mbabwire iyo ushunguye nkwereka inkumbi. Iyo ushunguye nkwereka inkumbi gutyo ukanazifata gutyo nyuma nkakurisha ubwayi. Buretse hari abantu nshaka kubugukoreza muri iyi mihanda. Bagiye gutandukana nabo. Wakwiturije. Azatandukana abo ni benshi. Hanyuma rero ubukwe bwo kwa Pastor Mutesi. Kagira inkuru. Ejo barasabye baranakwa. Barasabye. Dore ngaya amavideo. Abanyamakuru bose bariteruye bajyayo. Barababwira ngo stop. Icyo mwakoze naragikunze. Nagufotora byari byemewe nta na video ariko Djihad sinari impara ariko nariyo. Haba hagomba kujya umushu. Oya nago uri Imana. Umushu yagomba ngo gwiki. Imana niyibera hose icyari. Singize video. Ariko nanone. Singize video. Ako nago nakugereranya n'Imana. None se mvuze ko ndi Imana. Wari ushatse kuvuga kubera hose icyarimo. Ariko je ndi Imana y'abashu. Nanone wenda. Kuko mbaha inkuru. Oya uri umukuru wabo. Ndi umukuru wabo. Nago uri Imana yabo. Ahubwo Imana igutiza imbaraga zo kuba umukuru wabo. Mirasa. Urumva? Gufotora ntibyari byemewe. Uri kumva? Ariko se mute wagira ngo tutumva ko bari kwaka ko inkwano n'ibiki byose. Mutesi niwe muntu famiye ze cyangwa se abamuhagarariye mu gufata inkwano bungutse. Abandi bafata inkwano rimwe kabiri. Ubgatatu ntikaba kagihari. Mute mbabarira umbwire inkwano maze kwakira nizinga. Kandi ubuzira cyaza. Umuntu mukosha yabyungukiyemo. Umuntu mukosha we. Yabyungukiyemo. Akakasa kaba kabuze ko maze inkwano ya mbere. Iya kabiri. Iya gatatu mute. Iya kane. Iya kane. Iyo baza abagabo bagendaga bavuga ubwabo. Babaye. Naba abashuti babo bavugaga. Iyo mbaze nguyu noneho iyejo ni yakanga. Inkwano yejo ni yakanga. Nitahirega. Izi zaza zo nta bya none nta bizaza. Izi zaza zo turazitegereje kuko nazo zizaza. Aya ntago zabura nkazingahe. Hasigaye haracyarimo nkazingahe.
zirimo none se buretse gato ariko shabega inkwano we mute umaze kwakira zingahe sheri iya mbere iya kabiri yego iya ntago MUTESI ushaka werekeraho ntiwaziheze ntago oya cyokora wa mupasiteri w'inshuti ye basenganye bakanakorana buri wamubaza wa wundi w'inyamata nawe njya mbona wazamubaza ari inkwano zingahe yazitubarira ntahehe buriya mumaze kwakira sega anyways uesho barasabye baranakwa abantu batashye ubukwe ari benshi kabisa ubukwe bwagenze neza ariko ndashaka kubaza nabonye uzi negeze kubona aho akundi bajya bavuga ngo imirenge cup niba ari ibiki bimwe bakinamo batanga ibikombe biri bimwe bya kera none se mute uyu mugabo wawe yaratsinze mu yihe kipe bamuhaye igikombe cyuko azanye inkwano ya kangahe wenda oya iyi ikipe yakinagamo yari yatsinze ikihe gitego kuko nabonye yatanze igikombe ndavuga ibi bikombe noneho uyu muco watuzaniye ibikombe byo kandi turabigenza gute bindabigira none se shu ibira bikombe ko nabonye babitanga mu mipira y'amaguru ariko da birashoboka ariko ngo riba ari n'isibaniro buretse gato kiriya kibuga mwasabiyemo si kininira ibiriya bikombe nabonye babitanga mu mupira w'amaguru ubwo se namwe mwarawukinnye sheri ngo kiba ari n'isibanire rega buriya kiriya kibuga kugiheza ni akazi gasaba gatuza barayagaza ugira udushya niyo mpamvu wananze yuko abantu bakamera ubukwe bwawe wangize ko bazazana ngo dore n'ubushize yakoze ubukwe n'uyu tuzajya tuzana ama invitation tuzane na story n'ubutaha bwoze ukoze hasi unyibutse ibuye hari invitation y'ubururu nabonye hari invitation ebyiri ese ubundi kuri 30 niho ubukwe nari ntarahagera buretse usori twikomereza ubwo turaba tuhagera nikomute dada ariko jewe buriya sinabura video mu bukwe bwa MUTESI ntibishoboka ntabwo sinariyo ariko Djihad yagombaga kuba yabutazi abari mu bukwe video kuko jewe umuntu wanje ntago yari gufata video ngo ngwiki byari ibibazo umva kuri 30 muzaza kuri 30 rero hari aho ni kuri hotel mada nzahitereka ho ni kuri hotel uzaza nzajya gufata icyuma ho nzajya gufata icyuma asanga twashyize ibirindiro uzasanga mari na kamera yangira hejuru y'ikigufite azahisha mu maso cyangwa se jewe ubundi uretse ko nta nabivamo mute video zawe ziraza ibintu bya rwose bizaha iyo ngeneye amajwi ya MUTESI aba yayohereje video abantu barabutaha amafoto narabonye ngo MUTESI ngo introduction yego MUTESI's introduction ntaribi mute ntaribi sheri introduction zimaze gukora ntaribi sheri ntaribi rwose MUTESI wanje ikorera ubukwe kandi nyagasani azakubakire ariko nubundi mu mihanda turagutegereje ntago tuguteze iminsi ariko turagutegereje MUTESI rero reka nkwereke mbabarira ushyire akadomo kuri iyi mpeta iyi nkwano iba ariyo ya nyuma niwe uri inkwano nyinshi mu bantu nabonye MUTESI niwe wo kwanga inkwano urabura kubara nka zingahe ziri imbere zizamunyuramo impeta uri kuvuga ngo none se ko nabonye hari invitation ebyiri hari y'ubururu hakaba n'iriya zose zihuje amatarike bimeze bite ikindi aho muzakora ubukwe namaze kubona ko ari kuri The Right Hotel uwo mugabo wawe biravugwa ko agenda avuga ko iyo hotel ari yo nta n'umugabana yifiteho nta nubwo bagira yari bene wawe na we utambwira ko umugabo wa MUTESI abeshya ko hotel ari atariye iriya hotel yitwa The Right ya uravuze ngo ariko ngo niyo niko bivugwa bibarabeshya ntagariye ko atazatinda ntagariye tujye tubwizanya ukuri ubwo niba ahubwo ndashaka kumenya wa mugore babyaranye agasanga yarakoze yaratse divorce baranayimuhaye kubera guta urugo ubukwe ari kubutaha cyangwa azabutaha kuri 30 oya ubu nonaha ntiyahita azaza kuri 30 kuko aje nonaha cyokora mana wereka mbabwiza ukuri aje nonaha wapfuye yaba yarihuse iriya hoteli rero abantu bazabuta baravuze ngo baravuga ngo iriya hoteli ni yabo ntagwa ariye Yesu Kristo iriya ni hoteli The Right y'abakire ntagariye twizere ko ari ibivugwa batagiye umukecuru yasohowe na babaririmbyi ba Ange na Pamela niba bamusohoye Ange na Pamela niba basohoye uriya mukecuru nako basohoye MUTESI burasa umubyeyi ntabwo akuze si yegereyeyo ako n'umuntu niyakwise umukecuru bakubashye kwitwa umukecuru n'icyubahiro ko numva abana basohoye mama abana basohoye mama da
none se sibyo none se wagira ngo basohorwe nande barasohotse baramusohora da Anje na Pamela nabo nibo nabonye bamusohoye mbona barahongaho ndavuga basohoye umukobwa abandi bati umukecuru arasohotse abandi bati arasana bica abandi bati gitomata abandi bati umugeni ukuza abandi bati mubivuga uko mubishaka mwamwita umukecuru mwavuga ko yaberewe mwamwita ko yaberewe cyangwa ataberewe yararongowe oya ntabyo ibyo byahozeho yabushatse umugabo ibyo se ko byahozeho uvuze nagiye kubona muri video Nyabugogo mbona Anje na Pamela niba bamugaragiye aza none hameza cya yo mutesi disi karanze ikikwerekana ko umuntu aba yarakuye ushamute byaranze abandi baza bimometse sheri baza gahoro batambuka gahoro banyerera yaje ameza arya unani wana babyita kubatabata yaje buraya mutesi yaje buraya gayute sheri abandi bagenda barya bunyi intambwe kuyinda bariri ariko bari kuri speed yihuta agenda nyeganyega sheri bagenda gahoro nyine mwikanzu rero mutesi nukugenda gahoro sheri gake akose none se nawe washakaga ko ibintu bifitemo experience washakaga ko abikora nk'ubikoze bwa mbere wowe nubwo ibintu arabizobereye afite uburambe uragira bikore nk'umuntu ubikoze bwa mbere cyo karabara mutereka kubwizukuri uburu kwa gasubaje ikorera ubukwe rwose sheri waje yakoze Mutesi ararenze we ariko ereka mute none se ubundi ereka buko abantu bazaze bafate content sheri ubu bazazana izindi invitation ebyiri zitandukanye wowe ufite iyihe bose nzifite ikindi mfite invitation shatse nazana butaha invitation ndayifite natwibwirira ahubwo izi invitation ko zitandukanye bimeze bite kandi ari iz'amatari cyamo kandi ari izamwe cyangwa hari VIP n'izisanzwe muzirikanira ko abantu bazatabukwe mutandukanye ubwo ufite y'ubururu ni VIP iyi ngiyi ni y'abasanzwe uri umusitari reka abanyamakuru bajye bafata ubukwe bwawe bagomba kubufata ibyo aribyo byose nk'abantu baburimo ibyo aribyo byose Mutesi we nta byanze ahubwo ababurimo bafite complex yo kujya mu bukwe bwajagarajwe n'ibitangazamakuru nk'ubu ikibazo ahubwo mba nibaza ariyo basohora umugeni ntago bya bindi ni ibihozo bimwe bituma arira baba baririmba baje na Pamela nibyo bazaririmba usazarira sinzi niba bazongera kuririmba n'ejo nategereje kwirira rishoka ndaheba nakubwiye wowe wijya kuzana umuntu ko umuntu azobereye mu bintu uragira amarera yariza komeza arire ubasarize inshuro zingahe cyokora mutereka mwereka inshuro bamusohoye cyokora wankoreye kuba abanyamakuru wabakumiriye pe kuko wagize neza hari umufotogarafe wateganijwe n'uwafataga telefone gutya ngo afotore uretse umuntu wanje nyine bagombaga kureka agafotora bamubwiraga bati manura telefone unasibe ayo gufotora ntago byari byoroshye kandi koko nibyo hari haje ncajwa nyinshi abagukunda abatagukunda hari abaje kugira gute ubwo uzi ibintu bari kugukorera bari kukuzuminga bakakweditinga wagize neza rata kuba utatumye banafotora ariko jewe video zanjye sigaje zo kuri 30 nkarangizanya nawe tukarangizanya Mutesi bikaba birarangiye indi nizase indi yiki indi nkwano cyokora none horeka nkubwira cyangwa indi mpe nakwita numirwa nta n'ikintu navuga bawumirwa hakiri kare urambwira ko gift zizatangwa mu bukwe hariya ugiye bawumirwa zizaba ari nyinshi tujye tubwizanya ukuri bawumirwa rero bazazatangwa n'izindi zizazerega urugo n'urugendwa ako kantu somera iyo nkuru da bavuga iby'ubukwe bwo kwa Mutesi ntabwo byarangira cyokora bambi uzagira ubukwe bwiza mama Mutesi rwose gusa inama ujizumva zakubakire pe kandi Mutesi uru rugo uzagende wemere wihangane bitari ibyo ewe nukuza hano tukakota oya kwizirika niko kabi we azirinde kwizirika wese n'umwana azavuga ati siwe wenyine wakoye nanjye ndagiye ati saho wankuye mbuze ubwenge naba mbubuze oya cyokora kuba yatanze igikombe biragaragara yuko uri atsinda kiriya kivuga bisaba agatuza no kubona uhawe igikombe biba birenze biterwa n'umusifuzi n'abasimbura oya oya hariya hakinwa 120 hajyaho extra time icyo ni ikihe kibuga se
kiye kibuga icyo bakoreyemo ubukwe cyangwa cya football Eh. ariko na hariya muri kirana yigeze kubona bari gukiniramo football hehe bati abapeti utwana Aho inyuma two muri yacu. quartier uyu nagiye kubona mbona hatanzwe igikombe ndavuga none se mwogacwa uyu mugabo akina mu yihe kipe akina muri Brezilienne ni Brezilienne cyangwa ni biki cyangwa muri Arsenal ni Brezilienne ya kipe ni yihe ni Brazil uri gushaka No. kuvuga se nuko akina Ndavuga- muri Man U kuko Arsenal ngo ni inyatsi ngo nta bikombe igira Mutesi se we bana nyagasani wabana we bana ijya imbabarira rwose ibintu byo gutanga ibihembo by'ibikombe byantangaje cyokora buri muntu aha nyirabugenge n'ubugenge bwayo kiriya gikombe ngo ntabwo ari buri wese cyapfa kugitwara oya kiriya nicyo ejo bundi nizitangira kubakana azajya avuga ati n'igikombe cyanjye naguhaye kizasubizwa oya igikomerezwaho kigakora ni ukuvuga ngo ribu yanditse igira iti ribu yafunze Mutware François ushinzwe imari n'ubutegetsi mu murenge wa Kigali na Uwimana Jean ushinzwe icungamutungo muri uwo murenge ni nyuma yo gufatirwa mu cyuho bakira ruswa kugira ngo uwari ufite isoko yongere arihabwe. Dufite abantu hano babona isoko rya leta kubera ruswa yatanzwe. Dufite abantu bari mu nzego runaka z'ubuyobozi kubera imyanya bariho baraho ngaho bakosoma abantu ruswa. Icyo nacyo ni ikibazo. Baka abantu ruswa suko bakosoma ruswa kuko nuko baka ruswa kandi nimba ruswa imunga igihugu ibihumbi 200 n'ibihumbi 100 magana ngahe 300 bivuga yuko nubundi uwabonye ririya soko na mbere yuko bajya kurimo yatanze iki yatanze ruswa. Ahubwo ndashaka kumenya ninde wafashe iriya ruswa yagenjejwe iti kuko nanone dufite ruswa zimera nk'integano zimeze nka rwa gakoco. Iriya ni ruswa ya original kuko nabonye ruswa irimo nyirayo uyifite yambaye n'amapingu. Iriya foto yafashwe n'abantu abafashe iyi foto y'abafite ruswa. Buriya nimba umuntu bari batse ruswa nimba yaratanze amakuru ntabwo bari kurushaho gukumira iyo ruswa bakamubwira ya stopping hagakurikiraho gukurikirana itangwa n'iyakwa rya ruswa kuko dufite nanone abantu bari ku mwanya w'ubuyobozi bahereza abantu amasoko batayakwiriye kubera ruswa. Tukagira n'abandi nabo baba bashaka kubuza abantu amahwemo batega abantu ruswa. Biragoye rero ubu tuzabwirwa n'iki ruswa ya original na ruswa y'integano kuko na ruswa z'integano zirahari nyinshi cyane nyinshi. Ahubwo ubusobanuro bwazo ni ubuhe? Muzirikane yuko ruswa imunga igihugu. Biratangaje kubona abantu bakora mu bigo bya leta bari n'abayobozi bashinzwe guteza imbere igihugu aho gukora iyo watse ruswa umuturage ubumunze igihugu. Ibyo mu byumva nta ruswa ibanye niyo cyaba igiceri cy'ijana ni ruswa nyine. Ariko rero nanone izi ruswa turi kubona muri iyi minsi ziri kugenzwa. Nimba umuntu bamwatse ruswa aho kugira ngo ahagarate ntayo ntanga agahita yirukanka direct yagatanze amakuru aho kugira ngo azane iyo ruswa yitange hafatwa ifoto. Urwego rw'ubugenzacyaha ruragenza rukanakumira uyu muntu nimba yaragiye gutanga amakuru ya ruswa. Aba bantu mwiperereza murebe nimba aba bantu nimba bashinzwe gutanga amasoko nimba nta bandi bigeze baka ruswa. Ikindi uriya muntu wabahaye ruswa murebe n'ubushize nimba ntayo bamwatse. Aba bayobozi nabo mu mujyi hano mu murenge wa Kigali biratangaje hano ruguru hari yabuze hano rufresh yo tu. Ariko nanone kandi nanone abayobozi mujye mubyigiraho. Muyobozi wowe uri mu mwanya runaka urahembwa. Iyo ruswa ni yiki koko? wa mugani wawe Iyo ruswa ni yiki? Amafaranga ugomba gutanga na amafaranga usomewe n'ubuyobozi nabwo atangwa ku irembo mw'abantu cyangwa ukayishyura online cyangwa ukanayabahereza bigaragara yuko ari ayo ugomba gutanga kuri service runaka. Ariko kumva yuko guhabwa amasoko niyo mpamvu tubona abantu bamwe na bamwe bahorana amasoko muri kino gihugu bikakuyobera ukibaza nimba ari bo bakora kuri icyo kintu ubonye.
ugasanga ni umuntu umwe uhorana isoko aho hantu kubera iki mudavanga n'abandi ngo mubahereze amasoko niyo ruswa mugomeza mubongeza twagasaranganya nimba ukora nk'ibyo nkora ejo ubona isoko ejo ubundi nanjye ndibone turi kumvikana ariko rero biratangaje tuzakumira ruswa gute abashinzwe kuyikumira aribo bayanga ibi tuzabigenza gute ngubu aba bayobozi nibo bakabaye iya mbere mu gukumira iki ruswa turi kumvikana ubwo umuturage uri nka hari niyo hagiye imibare ya ruswa hanze nkababwira nizihenze mugatangaza abantu bari kuyaka abayitanze ntimutangaze ibyiciro barimo n'abacuruzi n'abashoramari n'abaki n'abanyagataro n'abaki n'abahinzi n'aborozi ubu umuntu aje kukwaka serivisi uyirimo koresha ukuri ukuri kukumvikana muhereze umuntu serivisi kuko ayikeneye umuntu muha isoko kuko arikwiriye ntimurimuhe kubera yuko yatanze ruswa biratangaje biranababaje kandi reka nkwereke si hano mu murenge wa Kigali gusa n'ahandi birahari ahubwo harakorwa iki kugira ngo n'abari kubikoraho niho muzasanga amasoko agiye agera kuri buri muntu wese uyu mwaka muri hayo ni nayo mpamvu ryarenze amaruswa akagera no mu matorero itorero haba ruswa ntago mwabonye nta muntu ufunzwe bitewe n'amaruswa y'amasoko nta manza z'amakompasiyo duhora tujyamo nibyo koko z'amasoko atangwa ariko isi iri kugenda ubutaha nimba abantu bari muri competition nimureke nimusitopinge munazamure n'uriya wundi azi nimba aribwo ariko atangira business mumuhereze isoko nawe ariko amasoko ukuntu muyatanga biratangaje cyane nibe n'abangaba n'ubo batseruswa ubu usanga babandi bari mu buyobozi ari nabo bafonza ayo makampani bagiye guhita bahereza amasoko biratangaje kandi biteye n'agahinda abakaba ari agafonda kampani bari mu buyobozi agahita yiha isoko cyane birahari ikintu cya ruswa mana bakwiriye kujya bakigenza bakareba bagashishoza kuko harimo na ruswa imeze nka rwagakoco imwe bakuzanira ku isahani bagutega ntiwibuka nka yayindi nigeze kubona yegeranye na sharijeri narayibonye yaturutse iyo ruguru za Iburasirazuba yerekeza inaha hanyuma uyu mukobwa waguye muri Tanzania yaguye mu Bugande hanyuma tuve muri ruswa uyu mukobwa waguye mu Bugande bagafunga uwacurangaga mu kabari bagendeye kuki reka dusome twumve kuvuga ngo ikinyamakuru igihe cyanditse kiragira kiti nite wose wayanditse umunyamakuru wose amata wose uwiduhaye umunyarwanda Spin afungiye muri Uganda kubera umukobwa wapfiriye mu kabari ayobora katarake ubwo nakayobora Kalisa Joseph ukomoka mu Rwanda umaze kwamamara mu kuvanga imiziki muri Uganda nka Spin n'umuvandimwe we Umugabo Edouard bafungiye mu kigo cy'igihugu bafungiye muri iki gihugu nyuma y'urupfu rw'umukobwa wapfiriye mu kabari bayobora abasore bombi bafunzwe mu gihe hari gukorwa iperereza ku rupfu rw'umukobwa w'imyaka 23 witwa Marita uhumuza Murari wapfiriye mu kabari Maison de Noir Kampala utarakomeza ngewe nimba uyu muntu yaguye mu kabari iperereza rikaba ryakozwe ku bantu babiri bonyine bayobora akabari nyirakabari yarihe abo bari kumwe barihe abari muri ako kabari bose se bagiyeho abari muri ako kabari barihe nimba udafasha abari muri ako kabari bose abo bari basohokanye ikindi autopsy igaragaza iki kuko gufata umuntu ngo nuko ayobora akabari bakajya kumufunga ni ikindi iperereza riragerwaho gute bafashe uyobora akabari bategereye abo bari kuvuga ngo abazanye abasohokanye n'umukobwa ntibafashwe bagombaga gufata n'abari bari mu kabari ntibafashwe hafatwa abayobora na nyirakabari ntiyafatwa kubera iki wenda se nuko nyirakabari atarahari umuziki se nawe wamwishe
muziki se wakica umuntu oya ibyo ari byo byose nimba uyu muntu atishwe n'urupfu rutunguranye bamuroze kereka wenda niba ari bo bonyine bari muri ako kabari uyu muntu nimba atishwe n'urupfu rutunguranye bamuroze kwa muganga ariko barabibona cyane ikindi ntabwo nibaza uriya yacurangaga umuntu uyoboye akabari hari n'igihe atabazi ngo abantu binjiye utubare nka turiya two mu Kampala gusa uyu mukobwa Imana imuhiruka ridashira pe nyagasana mwakire rwose pe sibyo naho nabonye ku bitangazamakuru ngo umukobwa mwiza ngo apfuye ate umwiza n'umubi bose baragenda bose ni abantu gusa umuryango w'uriya mukobwa wihangane ariko iperereza rirakorwa turagenda ashaka kumenya bararigeraho gute ucunga akabari uyobora akabari abacuranga uriya tuzi ko ari umudije akaba nayoboye ako kabari niwe wasavingaga iyo tebo oya akazi ko buseriveri ntako afite muri ako niwe ushinzwe abinjira oya none ashinzwe gucuranga no kuyobora umuziki se wakwica umuntu oya nta sindabyo ubwo nimba ikibazo cyari ako kabari kaguyemo uwo mwana w'umukobwa na nyirakabari bagombaga kugira gute kumufunga nabo bari kumwe bagombaga kugira gute uribuka wa mwana w'umukobwa wapfuye ari kuva Kicukiro kureba babashuti be uramwibuka ndamwibuka uribuka ahantu byageze yego uribuka ahantu byagarukiye bigeze bafata se ugize nyirinzu ntago bamufasha cyangwa randirode ntago babafasha bagombaga gufata abo nyine bari kumwe kuko uyu mudije ngenda abona arengana yego ni iperereza ariko wajya gukora iperereza wakora iperereza ku muntu ucuranga ntago bishoboka yego nabwo nubwo warikora wakwirengagiza abo bari kumwe aho ryaba ari ikosa ibintu ni bibiri kuko uyu ahubwo nari kwemera yuko uwasavinze iyo tebo yarariwe bamufasha abo bari kumwe muri ako kabari bafashwe none bafasha umudije wavangaga umuziki ngo nuko yabaye akabari gusa nyirakabara agasigara bajya bavuga ngo iby'isi ni amabanga ibya Kampala n'ayandi tugenda